come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. Just keep a helping hand, hello. Tubahaye ikaze rero abakurikiye Hill University TV nkuko bisanzwe tinda tubagera ahantu hatandukanye tukabagera ahantu hagiye hari abantu bagiye bafite amakuru atandukanye cyangwa se bagiye bakora ibikorwa bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abasore n'inkumi ba muri Shining Great Family. Shining Great Family rero akaba ari abasore bishyize hamwe bakaba babyina. Rero reka wenda dutangire tuganira nabo. Nkuko mubabona rero wenda reka duhere hano watangira wibwira abakurikiye Hill University TV. Okay, nitwa Niyomfura Ivan. Niyomfura Ivan. Nitwa Dukunda Safe. Dukunda Safe. Nitwa Bayingana Chance. Yes. Joshua Thierry. Yeah, Niyo Benjamin. Niyo Benjamin. Yes, ngira ngo wenda mwababonye uko bari mu kigero kimwe. Wenda reka dutangire tuganira batubwire ese batangiye bate kugira kuko ntago byoroshye kugira ngo abantu babe bagira gutya batangire ubone bari hamwe. Hari inzira biba byaciyemo ariko wenda turatangira tuganira nkuko naheri hano n'undi butangirire. Wenda watangira utubwira ese kugira ngo ugere muri Shining Great Family byagenze gute? Nje nuko ari impano yanjye no kubyiyumvamo no kubikunda n'abagenzi banjye bakabinkundisha nibyo byatumye nyine za muri Shining Great Family nkafatanya nabo nyine mu gukora umurimo w'Imana. Yego mu buryo nyine bwo kubwiriza ukoresheje imbyino niko navuga. Ni ukuvuga ngo iyo mubyina no mu rusengero? No mu rusengero bibaho turabyina tukabakorera. Yego. Wenda nkuko bigenda wenda tubwiye ko uri muri Shining Great Family ese byagenze gute kugira ngo uhisange? Kugira ngo misange ni mugenzi wanjye nayo nsanzwe nkora ariko nyine nakorera muri groupe yabo cyase muri team yabo. Ako nyine umwe muri bo niwe waje angira inama arambwira ati wowe ibintu bimeze gutya na gutya nyine uze dukorane nanjye nyine no gukunda mbizamo ndatangira ndakora. Yes. Wenda iyi mpano se yo kubyina umbwita ingene nifite impano. Impano uyikora se hari abandi bantu bo mu muryango wawe wigeze wenda ubona babyina cyangwa washidutse ari ibintu byizanye tu? Kuvuga iby'Imana mu muryango wanjye yaba peri wanjye nyine arakoma Yaba peri wanjye arakoma. yaba nyine papa wanjye nkuko nayivuze nyine yarabikoraga kera na anti gutyo nyine sinzi ariko niko bimeze. Bivuze ngo ntago kujya mu muziki ukabyina ntago byakugoye uri ufite abantu bagusapotinga? Nafite support ariko nubwo atari cyane ariko nyine. Reka wenda tugere no kuri mugenzi wawe mwese tugenda tubageraho abatandukanye. Wenda wowe watubwiye ko arya witwa? Dukunda Safe. Dukunda Safe. Yego. Safe wenda nawe hariye tubona umuntu warabyina ese ibintu byo kubyina hari aho wabyize cyangwa washidutse byizana? Ibintu byo kubyina ntago nigeze mfata umwanya ngo ngiye kubyiga. Shidutse nyine mbikora gutya kuva ndi muto gihe kiragira ngenda mbyina mu yandi ma group atandukanye niko kuza kubona uno muryango witwa Shining Great Family mbona visiting ama pages y'abantu agiye atandukanye mbona bakora ibintu byiza bishimishije nayo ndabajoininga baranyishimira turakorana nuko nkuko natangiye. Bivuze ngo mbere yuko uza kubyina hano wari usanzwe ubyina ku giti cyawe? Yego kabisa. Ese wowe wenda iyo umuntu abo babonye abyina yego warabyinaga ku giti cyawe ariko se ibintu byo kubyina wabitangiye ryari wumvishe bikujemo kuva ryari? Ese ni impano yo mu muryango cyangwa nawe ni impano yawe bwite? Okay, sinzi ukuntu nabivuga gusa kubyina byo igihe nabitangiriye sinyi ukubanza mvuka koko ibintu by'indirimbo ni ibintu nkunda cyane bimbamo ubwo nuko byaje. Ni ukuvuga ngo uraza wisanga mu muryango Shining Great Family utangira kubyina ese ubona niki byahinduye ku buzima bwawe kuko abantu
nuvuga ngo iyo tuvuze ngo guhindura ku buzima bwawe ni imibereho, ushobora kuba wenda hari icyo ukuramo kubijyanye n'ubushobozi mu mafaranga cyangwa se n'imibereho yawe buri munsi, ugasanga wenda niba ubyina hari ibindi bintu bikubuza, kuko hari urundi rubyiruko mungana muri mu kigero kimwe bajya mu biyobyabwenge, sibyo? Ariko wowe ukaba uri hano. Ese hari igihe ushobora kuvuga uti wenda wasanga hari uko byambujije kujya muri ibyo byose? Yego nibyo, kuko Shining Family mbere yuko iba group irabanza ikaba umuryango, uraza ugaburamo n'abashiki bawe, bakuru bawe, kandi abantu bafite inzira nzima. Ubwo nyine uri kumva ntabwo ujya gukora ikosa bababwira ati hindura, kora gutya, ibyo si byo. Ndumva ibyo rero kubana nabo nta nubwo byakwemera kujya muri ibyo bintu by'ibiyobyabwenge. Yego kabisa, byibuze kuba ari umuryango nicyo kintu cya mbere nyamukuru. Ikindi warumbajije ku bijyanye wenda no kugufasha mu bundi buryo bumwe cyangwa se ubundi bw'ubushobozi, turakiyubaka, nta gihe kinini tumaze, gusa nyine Imana nibishaka nabyo bizaza. Wenda reka tugende no kuri mugenzi wawe, wenda murajya mugerageza kwibwira dukurikiye, then ubone kutubwira ibyo tukubaza. Amazina ni? Amazina yanjye nitwa Bayingana Chance, Yego. Aba ndi umubyinnyi ubyina drama. Yego. Bayingana, nkuko n'ubundi bibazo biragenda bisa nk'ibyo twaje bagenzi bawe, ese wabashije kuza hano ryari? Byakugendekeye bite kugira ngo wisange muri uyu muryango? Kwisanga muri uyu muryango rero ni inzira ndende kabisa, ni wenda sibyo kuko wenda simvuga wenda nk'ibya bagenzi banjye, kuko ngewe nari ndi umubyinnyi mbyine z'isi nyine nabyinira, hari drama hari na sekira. Noneho sekira ni y'ababyina izi ndirimbo zisanzwe z'abahanzi, z'abahanzi nyine baririmba iz'isi. Hari na drama ni zibyina ni mu guhimbaza tu iz'Imana, kubyinira Imana. Rero ngewe ukuntu byari bimeze nabyinaga sekira. Nabyinaga sekira kabisa, n'imico myiza ntayo nagiraga kabisa, sinakubeshya. Wenda uratubwira uti nabyinaga sekira music, sibyo? Ese agakiza kagusanze gute kugira ngo wisange uri muri uyu muryango? Tubwire. Agakiza kansanze gute? Ngiye natangiye, iyi ni ya kabiri naba ngiyemo Shining Family. Nari ndi ku rusengero, nari ndi mu rugo nyine to. Mfite mukuru wanjye arambwira tugiye gusenga, tujya gusengera ahantu bita New Life Bible Church. Njyayo naje kubonayo drama yakoraga bayitaga 7+, nabo bari bakiyubaka, turasenga kabisa, ndahimbaza, ariko babahereza performance buhereye drama ni urwo rusengero, babahereje mbona bakoze ibintu byiza, nanjye nza kuganira n'umusore waho, yarazi ko mbyina, ariko mbyina ibyo sekira. Aramfata arambwira ati wahinduka nawe ukaza ukaba umwe natwe, ukareka kubyina sekira ukanabyina drama, ugakora n'umurimo w'Imana. Ese wenda wagiye ku rusengero bakujyanyeyo, ese byarakoroheye kuva muri uriya muziki wo kwimezeza ku isi nk'uko babivuga, ukaza ukajya mu rusengero ugatangira gukora umurimo w'Imana? Byarandyoheye kabisa. Ati gute? Biriya by'isi ni kwa kundi cyahuramo n'ibishuko byinshi. Ni hamwe ushyira amadrede, ushyira nyine ibintu byinshi cyane, amameta iki, ariko ubu ngubu urareba kabisa n'ibyo kunywa byari byinshi. N'ibyo kunywa rwose navuga, kuko mwashoboraga kuba mwarepeta gutya ari iby'isi ukajya kubyina no mu tubari. Ni ibintu nyine n'ingeso mbi. Ni ukuvuga ngo ni ubuhamya bukomeye, bivuze ngo uyu muryango wagukuye kure. Iyo umuntu yumvisha uburyo bivuga, wenda mubana uburyo ubivugamo, urumva ko ari ibintu bikomeye utabasha no gusobanura. Ntabwo nabasha kubisobanura, gusa ngiye cyambere nshima Imana kabisa kuba yaranyerekeje muri Shining Family, aho nasanzemo na bagenzi banjye tukungikiranya, kandi nabyiza no gukora umurimo w'Imana, kuba uri umusore ufite imbaraga, uru Rwanda rw'ejo kabisa, no gukorera Imana nta cyakubuza. Wenda numvishe inzira waciyemo mpita ngira amatsiko. Ese ubundi ufite imyaka ingahe? Ngewe mfite imyaka 17. Bivuze ngo icyo gihe wabyinaga, watangiye kubyina ufite nk'imyaka ingahe ubyina izo ndirimbo? Izo ngiyo natangiye mfite imyaka 12.
ubyina haboneka n'icyo kunywa ukagifata ntacyo byari bitwaye. Oya ku myaka 15 urumva urabona igihagararo cyanjye ushaka kumbona gutyo ukavuga ngo nafite 19 hafi aho ariko nyine kubera n'igihagararo cyanjye rikwana ngiye mwana bakoragamo byinaga mu bantu bakuru nyine wareba no kunjyana bakanjyana nyine hari ukuntu mupanga ga stage kubera uri umwana nyine ugiye mu kabaro reba bakwakiranga muntu none ngiye bakankira nko mu gikapu tu ari nk'akantu twapanze gushyira stage urumva narengezeho ngaho barafunguye nyine nzamutsemo ngira utuntu tutaba bashiduka nyine kubera ngiye babantwaye gutyo ntago bakunda kubikaza cyane ariko gusa nyigeramo kunywa bwo nyine nabonaga bakuru banjye ibyo bakora nanjye binera ubwoba nanjye nka rwose yes wenda watubwiye ko wabanje muri izo groupe zitandukanye wenda harimo n'amafaranga sibyo niki kintu cyagukubiye kujya urabona wenda uyu muryango urimo gutangira ntago wiyubaka ku rwego rwo kuba wabahemba ngo ubikore nk'umwuga duvuga ngo urabikora nk'umwuga ariko bitabyatangiye kugira icyo bikuzanira ese imbaraga wazikuye kugira ngo uvuge ngo ngiye mvuye aho bampa amafaranga buri uko ngiye kubyina ugahita uza mu rusengero uvuga ati ngiye kujya mbyinira Uwiteka rega bajya bavuga ngo umurimo w'Imana ibyo nyine niyo nahembwa hano mu isi ariko mu ijuru nzahembwa kumbwira rero ndajya kubyinira hanze nyine amafaranga ndayafata sibyo nayafataga hanze bitagize icyo amaze niyo amafaranga nyine ufata namenye n'ukuntu agiye ni ukuvuga ngo iyo wakoreye yose ntayo ufite ukakanya wambaza n'ijana ariko gutya gukora umurimo w'Imana ndabizi wenda ndi kubikora gutya nyine gusa nabyo bigira icyo bivuze cyambere nuko namwe mwadugiye mudufasha mukadusapotinga Shining Light Family ko tubyina no mu makwe no mu rusengero gusa nyine nabo bitavuze ngo naho tugize icyo tubona araboneka naho rero gufata umwanzo ngiye nkavuga ngo reka ngiye kubyina kuri abarumbajije ngo aho batahita yaho nahita nyabona vuba reka ndategereje ntago gihe kinini turamara ariko ndizera ko imbere ahari kabisa. Yes urakoze cyane rero wenda tugere no kuri mugenzi wawe wa Rinete amakuru turabashuje cyane turabikirije amazina ni ayandi Joshua Thierry Thierry rero ndakubona uri ku cyangwe wambaye agakabutura nakazinze ukuntu ese ninde wakwambitse umuntu wanyambitse yitwa Jean Dodier mu mujyi niho wakwambitse niho wanyambitse n'uturinete cyane yes wenda twakubonye hano muri uyu muryango tuba twifuza kumenya ngo ese uyu mugabo uyu musore w'inzobe n'umwarabu uyu mwarabu yageze hano ati urugendo rwawe kugira ngo uva aho wari uri kugeza ugeze muri uyu muryango bimeze bite ngiye ino timu nayitangiriyemo gitangira nanjye ubwo ni ryari mu kwa 10 k'umwaka ushize 2019 nibwo ino muryango watangiye kubera ko umuyobozi wayo turasengana nyine twahise dutangirana ino projet tuvuga ati reka dufashe abandi urundi rubyiruko nyine twiyubake tuze dukorera Imana nyine gutyo natangiye ni ukuvuga ngo se watangiye gukorera Imana icyo gihe cyangwa n'ubundi warabikoraga wenda ukabikora atari mu buryo bwo kubyina oya narabikoraga mu buryo bwo kubyina ariko ntago ari kera cyane ko ngewe navumbuye ko mfite impano niga mu wa 4 secondaire 2018 urumva ni vuba ntago maze igihe kinini mbikora hari andi bantu ugeze se ubyina wenda mbere yuko uza muri uyu muryango ni henshi cyane nabyinaga ku ishuri mbyina no hanze najyaga njya no mu byisi nyine ariko akatari cyane ngo mbifatemo cyane ariko numvaga papa cyane ari gukorera Imana no kuvuga ngo wagiye ubyina no mu maklub ariko uzi ko aho bizarangirira ari hehe ari muri uyu muryango oya club yo wapi umenya ntazi naho ziba ubwizo club muri kuvuganye ntago mbizi Mbona nta makuru ufite nta makuru mfite kabisa yes ese undi ufite imyaka ingahe 17 watangiye kubyina ufite imyaka ingahe urumva ni imyaka 2 ishize nari mfite 15 wenda uyu munsi urabyina sibyo ubyinira muri Shining Light Family yes Shining Light Family group sibyo ese ubona ari iki yakugejeje kuba wayinjiramo
shining light uretse kuba wenda ntarongereye level yanjye y'imibyinire ariko bananyongereye mu buryo bw'umwuka. Umuyobozi wayo akira gutya nyine akatwicaza tukaganira ku ijambo ry'Imana. Mboneraho no kumushimira bagenzi banjye ntago bigeze babivuga. Turamushimiye. Turamushimiye koko. Ni ukuvuga ngo bagukuye aha hari aho bakugejeje, bagukuye ku mihanda. Ni ukuvuga ngo byari bigukomereye birangira ugeze hano muri groupe, ariko ubu ngubu umeze neza. Umeze neza, narabyibushye. Warabyibushye mu gakiza? Mu gakiza. Yes, wenda reka tugere kuri mugenzi wawe. Nkuko twabivuze ni izina, then tukabona kukubaza kugira ngo abagukurikiye bamenye ngo niyo Ben. Niyo Ben. Niyo Benjamin. Yes. Niyo Benjamin rero twakubonye ubyina muri Shining Lighting what? Light Family. Ndimo kuvuga lighting. Nuvuga ngo twakubonye ubyina, ese watangiye kubyina ryari? Iyi mpano uyikomoraye? Sha impano rero ubundi urebye iyo umuntu akiri umwana agenda ashakira ahantu henshi, usanga yagiye muri football, ayivuyemo agiye mu bindi. Njye nabanje gukina foot, numva sinzi, gusa nakinaga foot n'ubundi nkunda ibintu byo kubyina cyane. Guhera muri primary P6, ndumva P6 rero natangiye nyine kubyina. Ubwo hari muhe mwaka? 2010. Yes, urumva umaze imyaka 10 ubyina. Ese nizihe hari ahandi hantu harabanje kubyina mbere, kuko urumva imyaka 10 ubyina ufite experience par rapport y'abandi bose nabashe kumva. Ese we byakugendekeye bite kugira ngo wisange muri umuryango? Njyewe mbere yuko nzamo hano n'ubundi harandi nabyinaga cyangwa nabibyina ku giti cyanjye nyine, just gusa nabikoraga for fun nyine, nta nkabyina iby'isi, kandi iby'isi nyine bikarangira aho ngaho nyine, nayo amafaranga umuntu yayabona ugasanga nta kamaro afite. Nibwo naje guhura n'umwe mu babyina nyine hano muri Shining Light Family, ambwira ko twaza tukifatanya, gusa mbere y'aho ngaho nyine naho iby'isi narasiye naho mbyihorera, gusa nyine nanyuzagamo nanone nkongera nkabivanga. Gusa ngezemo hano nibwo navuze ko ngomba gukora nyine ikintu kimwe, nyine nawe uceza abami babiri, nahisemo gukorera Imana nyine kugira ngo nzabone ingororano nyuma niyo bitabe byaka kanya. Ndumva rero ni byiza cyane. Abasore mwabumvise, turabaganirije, icyo bahurizaho nuko bavuye aha bakagera ahandi. Buri umwe wese aragira ati ngiye mbere rwose byari bingoye, ariko aho ngereye muri uyu muryango ibintu byarandyohanye, agakiza ubu nagakiza. Wenda ni ibintu bitoroshye kuba wabwira umuntu w'umujene ukamubwira ati va muri iki, cyangwa se uva kwinezeza ujye mu bijyanye n'agakiza. Wenda mu kanya rero turaje tuganire n'abakobwa, kuko ni groupe ngari ifite ababyinnyi batandukanye bavanze ibitsina byombi. Mu kanya nabwo turaza kuvugana n'abakobwa, reka rero tuze mu kanya. Yes, nkuko rero nabibabwiye tukaba tugiye kuganira noneho n'abana b'abakobwa bari muri ya groupe bita Shining Light what? Family. Yes, wenda reka duhere kuri wowe, utubwire amazina, then tubone kuba twakubaza. Nitwa Umutoni wa Sylvie. Umutoni wa se? Sylvie. Sylvie, wenda twabonye ubyina ariko turibaza, Sylvie yatangiye kubyina mu kwezi gushize, umaze ikingana cy'ubyina? Ni nk'imyaka 7. 7 cyangwa 8. Wenda watangiye kubyina mu myaka 7, 8, ariko se wabyinaga muri iyi groupe kuko iyi ngiyi imaze igihe gito? Oya, nabyinaga ku ishuri, mu rusengero, ahantu ngaho. Uvuga ngo watangiye kubyina uri ubyina mu rusengero. Ese ubona mbere yuko ubyina muri iyi groupe n'igihe wenda wayigezemo ugatangira kubyina, abona ari iki byaguhinduriye ku buzima? Ikintu byaminduriye, ubundi famiye nyine ikintu bivuze mubanza gukundana kugira ngo mubashe gukorana,
iyo ufite ikibazo se baragufasha bakuba hafi bakugira inama hari ukuntu nyine turi urubyiruko ushobora wenda nko kujya mu bidakwiye baragukebura nyine ukagaruka. bivuze ngo ni umuryango aho murererwa nubwo muba mwavuye mu miryango ariko muba mwagiye mu wundi muryango uburere burakomeza cyane rwose. yes wenda reka tugere kuri mugenzi wawe nawe tuguha ikaze kuri Hidden Universe TV. Murakoze. Amazina yawe ni Alice Umurerwa. Umurerwa Alice. Alice ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Ese umaze igihe kingana iki ubyina? Igihe maze se ni kinini ko natangiye mbyina muri École de Dimanche byo bita Sunday School ariko nkaho nabyinye nkuse ni nk'imyaka 5. Yego. Nuvuga ngo aho wabyinye ukuze ni hehe mbere yuko nibura ubyina hano? Nabanje kubyina muri Amazia no muri Golden Mall. Zose ni drama zo kuramya no guhimbaza. Ni drama zikorera mu nsengero zitandukanye. Wenda urumva ufite experience mu kubyina muri groupe zitandukanye. Dutandukanyirize ese mu zindi groupe ni iki wasanzemo hano cyatumye uhaza ukazivamo ukaza ukaguma hano? Ino groupe icyambere ni ubumwe bakuba hafi cyane ku buryo nyine wahita ufata n'uwo mwanzuro wo kuva muri izo groupe zindi bakuba hafi bagufasha mu buryo bushoboka aho mu zindi ho atari ko zose biba bimeze. Ni ukuvuga ngo hano waraje usanga hari ubumwe barabigisha kubana neza nicyo gituma wumva rwose uhaguma. Nicyo gituma mpaguma. Wenda reka tugere ku mwana muto cyane bakwita nde? Atete Angel Lucky. Inde? Atete Angel Lucky. Atete Angel Lucky. Lucky umaze imyaka ingaho ubyina? Imyaka 5. Ingahe? 5. Ufite ingahe? Jewe mfite imyaka 9. 9. Nuvuga ngo utangiye kubyina ufite imyaka 4? Karame? Yego. None se wenda tubwire urugendo rwawe. Ese ni gute wisanze muri iyi groupe ugatangira kubyina? Uko groupe itanga. Yego. Nuvuga ngo ninde wakuzanyemo hano kugira ngo ushiduke urimo kubyina hano muri iyi groupe? Teta. Nuvuga ngo Teta mupfana iki? Mukuru wanjye. Nuvuga ngo Teta ni mukuru wawe wamurebeyeho birangira nawe ujemo? Ese iyo urebye wenda mu myaka 4 umaze ubyina sibyo? Hari aho wabyinye hatandukanye mu magroupe? Wapi? Nuvuga ngo niyo groupe ya mbere wabyinyemo iyi ngiyi? Wumva se bimeze bite? Wumva uzahamara igihe kingana iki? Cyinshi. Nk'imyaka ingahe? Nyinshi. Igihe cyose. Very good. Nukuvuga ngo wenda murabona ko numwana mutoya cyane azi kubyina mwamubonye uburyo abyinamo nta gihunga. Urumva amaze imyaka 4 abyina yatangiye kubyina ari mutoya ariko urabona ko ibyo byose hari aho bigana. Ese wenda nk'ababyeyi bawe ubona hari icyo bagufasha kugira ngo bashe kuba wakomeza kuramya no guhimbaza? Bakimfasha. Bagufasha nk'iki? Bamfasha gutuma mpimbaza Imana. Ese no gushyigikira. Bakanagushyigikira? Yego. Yes. Ese watangiye kubyina wenda nko mu rusengero ryari? Ntabwo nabyinye mu rusengero. Ni shining yonyine. Nuvuga ngo niho wabyiniye bwa mbere gusa? No kuri televiziyo. Wumva bimeze bite iyo urimo kubyina ukabyina ukabona urimo kubyina ujyana n'abandi nta kibazo kandi ari bakuru urakana? Mba numva byiza. Biba biryoshye. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Yes, wenda reka tuganire n'abandi tukaba tugeze kuri wowe amazina yitwa? Nitwa Diana Daisy. Diana? Daisy. Daisy. Yes. Daisy ufite imyaka ingahe? Imyaka 18. Yes, utangiye kubyina ejo bundi cyangwa umaze imyaka myinshi? Maze imyaka myinshi cyane. Cyane. Ubwo ni nkingahe? Ntago niyizi ntabyina. Ubwo nyine. Nuvuga ngo washidutse ubyina? Wenda mbere yuko ubyina hano kuko iyi groupe imaze igihe gitoya.
ese mbere y'uko ubyina hano wabyinaga hehe? mbere y'uko mbyina hano nabyinnye mu magroupe menshi harimo Healing Stars batwaye Groove Awards nyinshi harimo 7+ n'izindi nyine no ku ishuri TRG ni nyinshi nyine. Urumva waririmbye no wabyinnye muri groupe komeye kuko urumva niba ahantu bagiye babona n'ibikombe ese niki cyagukuye kugira ngo wisange muri iyi groupe? Okay, cyankuyeyo ntago naharetse ndabakunda cyane ariko hano ikintu nyine na hano nyine nabonye bakora umurimo w'Imana neza cyane muri Shining Light bakora umurimo neza cyane kandi harimo urukundo rwinshi cyane bituma nyine bikurura abantu attractive cyane nyine. Ese wenda nk'umukobwa iyo babonye wenda tuvuga nk'umukobwa ubyina urabona ko ni ibintu buriya kubyina bakoresha intege umva bikorohera ni izihe mbogamizi ujya ugira muri ibintu byo kubyina? Ntazo. Urabyina ukumva uri flexible kabisa ukibyinira tu? Ntazo rwose. Yes. Urakoze cyane rero reka wenda tuvugane na mugenzi wawe nawe uratubwira amazina then tubone kuvugana. Nitwa Teta Diane. Teta? Diane. Harya ni wowe Nizindi mwe na nuriya mutoya. Yego. Ese wowe ufite imyaka ingahe? 19. Yego. Wenda watubwira ese urabona urabyina sibyo? Na murumuna wawe kabyina kandi ukabona biragenda. Ese hari izindi impano mu muryango mwaba mufite zibyina ku buryo ariho mwamukura iyi mpano? Impano zirahari nyine ariko si cyane ntabwo ari cyane usanga nyine hari nk'umwe bakakubwira ngo uyu nguyu yarabyinaga ariko akenshi bo babyinaga ibya kinyarwanda. Ntacyo bitwaye ariko se urugero ni nkande? Nka mu oncle wanjye. Yego. Uvuga ngo oncle wawe yarabyinaga bikomeye cyane? Yego. Yabyinaga hehe? Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ariko bo babyinaga muri kinyarwanda traditionnel. Yego. Wenda umbwiye ko afite imyaka 19 ese umaze igihe kingana iki ubyina? Maze nk'imyaka natangiye niga muri secondaire primaire ho nabyinaga ibya kinyarwanda. Ngeze muri secondaire nivumbura ko mfite n'imana nyine yo kubyina moderne ariko gospel. Se ubu ngubu maze nk'imyaka 6 mbirimo. Ubirimo neza. Yes. Wenda banambwiye ko ari wowe uvugira aba bakobwa nuvuga ngo ni wowe bakuriye. Sibyo? Ese ubona iyo ugereranyije igihe mumaze muri iyi group nizo mwagiye mucamo naho mwagiye mubyina hose nirihe tandukaniro mwatubwira mwasanze muri iyi group ku buryo mwumva muzana hatinda? Itandukaniro twasanze muri iyi group ni groupe ifite urukundo cyane cyambere naga ari izindi groupe twe nago twifata nka groupe twifata nk'umuryango tumva ko ari umuryango no umuryango ukunda nyine kuko uzi ko ufitemo mushiki wawe abahungu ngabafata nka basaza banjye abakobwa ngafata nka barumuna wanjye cyangwa bakuru banjye nyine haba harimo urukundo n'ubumwe tuba dufite urukundo n'ubumwe kandi n'ubufatanye kandi tukaba duhurije ku kintu kimwe cyo gukora umurimo w'Imana twese tukaba twarakishijwe twaragira ubuntu bwo gukizwa kandi tukaba twishimiye gukora umurimo w'Imana nicyo kintu nyine gitandukanye n'abandi turimo tubikunze tuvuga ko turi gukora umurimo w'Imana mu mpano zacu mu mbaraga zacu nk'urubyiruko tukaba tuzi ko ari umurimo w'Imana turimo gukora kugira ngo Imana yabwe icyubahiro. Yes barakoze cyane rero abo bita Shining Light Family nkuko rero mubabona bari hagati y'imyaka 20 ngira ngo umukuru afite 20 umuto yakagira 9 urumva ni impano zitandukanye urumva kuva hagati ku myaka 9 kugeza ku myaka 20 rero ni ibintu bitangaje kubona abana nk'aba ngaba bashobora kumva ko bashobora kuva aho bari hatandukanye mwumvishe yuko hari abava mu miryango itandukanye hari ababyinaga mu yindi miziki itandukanye ndetse nabo bumva ko bari ahantu habi uyu munsi bakaba barabashije kuba bari mu gakiza biratangaje umwana mutoya akibwiza ati ngiye mbivuyemo reka wenda mbere yuko dusoza turaganira n'umuyobozi wabo mukuru kugira ngo tubashe kumenya imvo n'imvano y'uyu muryango nkuko mwabibonye rero twasuye umuryango bita Shining Light Family
rero nk'uko mubizi umuryango nta gupfa kubaho gusa. Uyu mwanya rero twari turi kumwe na Rugamba Alex, akaba ari we washinze uyu muryango w'aba bana mwabonye babyina. Wenda reka tumuhe ikaze atubwire imvo n'imvano y'uyu muryango. Tuguhaye ikaze kuri Hidden University TV. Murakoze. Mbanje kubashimira kubwo bwitange bwanyu mwatugaragarije mukaba mwaje kudusura nka team Shining Light Family. Natwe turabashimiye kuba mwatwakiriye. Wenda iyo abantu babonye iyi groupe umuryango washinze bahita bibaza ese iki gitekerezo cyaje gite kugira ngo ubashe guhuza abana bangana gutya babe wabashyira hamwe. Murakoze. Mu busanzwe mfite itorero rya Kinyarwanda. Nk'abanyarwanda tugomba kwizihiza umuco wacu mbese nk'abanyarwanda. Ariko numva ntago bihagije ko ngomba gukora n'umurimo w'Imana. Mu gukora umurimo w'Imana byabaye ngombwa ko ngomba kuzamura urubyiruko. Tumaze umwaka umwe dukora. Icyo gihe rero twagiye tuzamura abanyempano, banafite impano nkagenda mbasanga aho bari nkabazana, babibabwiye ko harimo abatari bakijijwe bakijijwe. Muri ubwo buryo rero niko nagira ngo tuzamure umurimo w'Imana. Wenda urabona uti tumaze umwaka umwe dukora, sibyo? Urabona kugira ngo uhuze abana gutya batangire gukora akenshi burya bisaba n'ubushobozi. Ese ubushobozi mu bukore kugira kuko niba urabona nabonyemo n'abana batoya kugira ngo ubwire umwana ati ngwino, hari ibintu byinshi biba bimukurura bifashisha mu bushobozi runaka. Ese ubushobozi mu bukure mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo uzanyiringira wese ntazigira akorwa n'isoni. Ibyo nkubwira ndabikubwira mpagaze ku maguru abiri kuko muri uwo mwaka nahise mpagarikamo akazi. Corona nayo ihitiza ihisiza n'ibikorwa nakoraga by'ababyinnyi ba Kinyarwanda nabyo birahagarara. Bimaze guhagarara ubwo icyo gihe habayeho yuko nzajya nkoresha amashusho media, gufata kamera, umwana umwe nkajyayo nkamukamera, n'undi nkamufata nkamukamera nkashyira ku rubuga rwacu. Byari bigoye ko kugira ngo kuri iki gihe ubone bameze gutya. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo hari ubushobozi bundi, ntabwo ndi umukire pe, ubushobozi bwanjye abana barabuzi. Ariko kwa kundi ko iyo utangiye Uwiteka araza akabana nawe. Ikindi nakubwira nuko ikintu cyose werekejeho amaboko ukagikora ugikunze kiri mu murongo w'ijambo ry'Imana, Uwiteka aragushyigikira. Wenda uravuze uti nkitangira iyi gahunda akazi kase gahagarara. Ese ni wagahagaritse ku bushake kuko wari utangiye ibi cyangwa karahagaze bisanzwe nk'uko tundi tuzi twese duhagarara? Yego urakoze. Nabonye ntazafatanya akazi n'umurimo w'Imana, ntazafatanya akazi n'ababyinnyi. Ndandika ndasezera. Yego. Wenda ntago biba byoroshye, n'ubwitange bukomeye kuvuga uti ngewe mvuye muri ibi byampaga amafaranga ngiye muri biriya. Izi mbaraga ubundi nagiye nkunda kubibaza abana cyane kugira ngo muve muri biriya muza, izi mbaraga mwazikuye? Urakoze cyane. Ikintu cyabayeho nuko cyane no gusenga. Mu by'ukuri twatangiye numva atari ibintu nari nakurura neza, ariko kuko ari ikintu nabanje kujya imbere y'Imana nkasenga mvuga Mana tugiye gutangira umurimo wawe, uzadushyigikire mu byo tugiye gukora. Ibintu nagiye nkora byose Imana yagiye ibyagura kugeza uyu munsi. Nukuri turashima Imana nka Shining Light Family. Urumva ni ibintu bigoye cyane, nahoze nabibaza abana mbabaza ati si ni gute mwavuye hari amwe muri rimwe na rimwe harabaga n'amafaranga. Hari wambwiye ati nge nabyinaga imiziki isanzwe mu club ariko navuyeyo nizira muri uyu muryango. Ese wowe izo mbaraga wazikuye kugira ngo ubashe kuvuga uti reka mpagarika akazi nkora ibi ngibi? Mu by'ukuri aba bana nabonye bafata nk'abarumuna banjye, abakobwa bafata nk'abashiki banjye, kuko ijambo ry'Imana ngo muri Kristo Yesu twanditse ibyaremwe bishya. Icyo gihe rero abana ni ukubashyira mu mwuka umwe, ukabakunda kandi umwana ukamushyigikira mu kintu icyo ari cyo cyose arimo gukora. Ikindi ukanabasengera, ikiyongereyeho ukabereka urukundo. Ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo igihe cyose Kristo ajya kujya mu ijuru yazavuze akadusigira urukundo, kandi urukundo
nirwo byose. So muri iyo mpamvu rero urukundo dufite nirwo rwatugize umuryango, bituma rero na wa mwana uri mu bindi bitandukanye bitari byiza aratubona ineza yonyine kamuzana akaza akadusanga. Yego. Wenda wambwiye ko mumaze igihe cy'umwaka mutangiye gukora, ariko buriya iyo mukora uko byagenda kose ibintu byose dukorera kuri iyi si bikenera ikintu cyiza. Ndakora ibi ariko nibura nzakoramo ibi ngibi. Wenda reka tube tugiye mu buryo buri ruhande y'umwuka. Ese mu mwaka umaze mutangiye nibura mujya mubona uburyo mushobora kwinjiza ku buryo muvuga muti mu buryo buri economic hari ikintu twinjije mu gihe cy'umwaka? Murakoze. Ntabwo twatangiye mu kwa 11 k'umwaka ushize, tugera mu kwa kabiri dutangiye kwiyubaka, dutangiye imikoro itangiye kuba myiza. Mu kwa gatatu corona ikikubitamo ibintu byose byahise bihagarara, byahise bihinduka. Ubwo icyo gihe nta nubwo twongeye gukora, abana baratatanye, ariko nyine ko dufite urubuga duhuriraho, tukazajya dukoresha nyine kuzajya dukamera abana kugira ngo batazasubira inyuma. Ariko mu by'ukuri nta mafaranga twavuga ngo twafasheho cyangwa se ngo yinjire muri timu, ahubwo icyo turimo kubaka ni bwa bumwe. Aho tugeze ni ukuri ntawe ujya wivuga amabi ameza hari, ariko ni ukuri tugeze ku rwego rwiza. Twagiye ku mateleviziyo atandukanye, abantu bakaduhamagara bakadushimira ati rwose murakoze, ahantu mugeze ni heza, arashimishije. Mu by'ukuri ni icyo kintu dufite cyangwa se tugezeho, ntago turafata ku mafaranga nuko. Ese wenda nkuko nagiye numva abana babitubwira, ni umuryango ariko ushingiye ku idini. Mufite ku rusengero aho mubarizwa, aho mushobora kuba mujya kuramya no guhimbaza ibintu bya drama n'ubundi bibera ku rusengero. Ese ku rusengero baba hari ikintu nibura babafasha? Kuko numva urusengero niba ari umuryango, burya n'urusengero nawo ni umuryango. Hari ikintu baba babafasha niba mu buzima bwa buri munsi ku buryo muvuga muti nubwo tuhari ariko nibura haraho badufasha kugera? Mu by'ukuri iyi ni team cyangwa se ministry, n'abana banahuje, ni itsinda nahuje ryo kubyina. Bana bagiye baturuka mu masengero atandukanye, ndabahuza. Nta tore twavuga ngo dusengera muri iri tore dufite n'iri, ntaryo ni ukuri pe. Gusa wenda ngiye hari iryo nsengeramo nkanjye nk'umuyobozi wabo, urumva, ariko abana bagiye baturuka mu macaca atandukanye. Yego. Yes, birumvikana rero wagiye uvuza abana baturutse mu macaca atandukanye, nta caca nimwe mushingiyeho, mwe muhari nk'umuryango wiyobokamana kandi uramye ukanahimbaza mu bijyanye no kubyina. Wenda ese kuko buriya kugira ngo ubuzima bugende neza iteka dukenera ubushobozi. Ese nk'iyo urebye ubona intumbero mufite kubijyanye no kuba mwabasha kwiteza imbere no mu miryango yanyu, urumva nk'abavuti akazi kanye karahagaze, n'abana bakabasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, bakabasha kubona iyo tikiza kutuma babyina. Ese mufitiye gahunda mu by'ukuri? Mu by'ukuri icyo nakubwira, nta wundi twizeye wenyine usibye Kristo wenyine. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo twemeye gukurikira Kristo turaba kugirirwa neza kuruta abandi bose. Muri icyo niyo ntuzana kubwira yacu duhagazeho, cyangwa se iyo ngingo duhagazeho ijambo ry'Imana, nuko twizeye Kristo wenyine, kandi azatugezaho dushaka, aho duteganya kugera cyangwa se aho dushaka kugera witeka azatugeza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana, ni ukuri uwo twizeye azadushyigikira. Yes. Yari rero Rugamba Alex, umuyobozi wa Shining Light Family. Reka tugushimire kuba waduhamwe. Murakoze cyane, kandi namwe mwakoze ku bwitange bwanyu, umwanya wanyu. Ni ukuri Imana izabagure, ijye bagura muri byose mu byo mukora, nicyo nabifuriza Imana. Wenda wavuze yuko mwakoreraga kuri social media. Ese niyihe platform mwamukoresha wenda nka groupe yanyu? Platform yacu ni Shining Light Family. Kuri YouTube niko twitwa, Instagram niko twitwa, na Facebook page yacu niko twita Shining Light Family. Kuvuga ngo umuntu agiye kuri YouTube ashobora kubasangaho ibikorwa byanyu bigiye bitandukanye. Nukuri wadusangaho pe. Turamya Imana, tunahimbaza Imana. Yes, ubwo nuvuga ngo ngira ngo wenda bakurikiye Hidden Universe TV baraza kugenda barebe, babashe kumenya ibikorwa byanyu. Nta wamenya burya amahirwe ava ku ruhande n'urundi. Reka rero tugushimire
kuba waduhaye umwanya tunashimira ababakurikiye Hidden Universe TV. Nge na Bright, murakoze.